Hi guys, bakunzi bahumura bisho, ndabayambiye ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndizera yuko muri amahoro, ndizera ko mudukurikiye aho mudukurikiye muri hose muri amahoro. Imana ishimwe ihabwa icyubahiro. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga n'ibindi namwe mukomerezeho. Nejejwe no kuza ngo dusangire ijambo ry'Imana. Abantu bareba stati zanjye barabizi neza iri jambo ndi mu rukundo naryo, kandi nta mpano ngira yo kubwiriza mu rusengero. Bishatse kuvuga yuko rero nanjye nzajya bwiririza hano nzajya bwiririza aha, kandi ndabizi neza yuko hariho abantu bifasha. Ndaje rero none aha ngaha kugira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'ijana na makumyabiri na kane. Zaburi y'ijana na makumyabiri na kane indege irimo irandisitambinga, ntabwo mbese niba mukumva, ariko ntabwo kugenda tekerera aho ngaho ntacyo kumva aho biba bigeze. Ariko ni ijambo riri muri Zaburi y'ijana na makumyabiri na kane, reka duhere ku murongo wa mbere. Ariko indege noneho kabyara indege iravuga ngo iyo Zaburi umurongo wa mbere ngo iyo Uhoraho, twasomye muri ya Bibiliya yacu, Bibiliya ntagatifu, haravuga ngo iyo Uhoraho ataturengera, ngaho Isirayeli nimubyivugire. Iyo Uhoraho ataturengera, igihe abantu bari baduhagurukiye baba baratumize rungu mu mugurumano w'uburakari bwabo, ubwo ngubwo amazi aba yaraturenze, umugezi uhurura uba waraduhitanye. Ubwo ngubwo amazi asuma aba yaraturenze hejuru. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ikintu nshaka kubabwira ni ino Zaburi, Zaburi ya Dawidi yayanditse ari gushima Imana, yibutse ibintu byose yagiye anyuramo n'intambara yarwanye n'ibintu byose, n'ukuntu Uwiteka yakijije Abisirayeli arabyibuka, aricara arandika ati iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga. Ibyo biri muri ya Bibiliya ntoya, ariko birasa n'ibi, nuko nyine harimo amagambo asa nk'adahuye neza, ariko nta kibazo. Dawidi rero buriya yabivuze yumva byamurenze. Hari igihe Uwiteka agukorera ikintu ukibaza ukavuga uti se byagenze gute, ariko yarabitekereje. Murabizi yuko yanditse Zaburi nyinshi, yandika indirimbo nyinshi, yandika amashimwe menshi muri iki gitabo, ariko ageze kuri iyi ngiyi aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, igihe ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Imana ishimwe rero yuko nawe urabizi neza hari aho Imana yagukuye, hari ibyo Imana yagukijije, hari intambara yakurwaniye. Biriya byose yagukoze iyaba atari we wari uri mu ruhande rwawe, igihe byagendaga kuriya ababisha baba barakumize bunguri. Rero ku murongo wa gatandatu haravuga ngo arakarama Uhoraho, wowe utatugabije amenyo yabo. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi, umutego waracitse turambuka. Imana ishimwe rero yuko iyaba atariyo, mu by'ukuri nawe urabizi nanjye ndabizi, iyaba atariyo yari iri mu ruhande rwacu, igihe ababisha baduhagurukiraga biba byararangiye. Igihe wari uri mu bitaro, igihe wari imfubyi utagira epfo na ruguru, igihe wakoraga ubukwe nta muntu ugukunze, nta muntu n'umwe ukumva, nta muntu ushaka no kukumva, igihe wabaga mu bitaro, igihe wararaga usubwirirwa, igihe wajya kugenda urugendo rurerure cyane n'amaguru, igihe kurya byari ikibazo,
igihe wamaraga imyaka 2 uri mu burwayi bw'amayoberane abaganga bwaranze ibintu byose byaranze, nagira ngo nkubwire ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwawe, isuri baragutembanye hawe ntihaba hakibukwa, uba waribagiranye. Ariko uno murongo mwiza wa 6 uravuga ngo arakaramuhoraho utatugabije amenyo yabo, twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Umutego waracitse turarusimbuka. Imana ishimwe kuba uriho nuko warusimbutse, isuka intambara zitari zihari, isuka imitego yari ibuze, ariko hashimwe Uwiteka we watumye urucika ukama. Rero inshuti zanjye, ijambo rimwe riramfasha, ndumva rifite uburemere bwinshi, ariko nawe byari bikwiye yuko utekereza muri za situwasiyo zose wanyuzemo, ukibuka ibintu byose, intambara utigeze witambutsamo, urugamba utigeze wirwanirira, amajoro utarayemo wenyine, imisozi utatereye wenyine, inzara itavuze wenyine, amagambo utavuzwe wenyine, ibitutsi utatutswe wenyine, ugashima Uwiteka ukavuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari kumwe nanjye. Kubera yuko birashoboka, hari intambara tugeramo ukumva nyine hari aho ugera ukumva wowe nkawe biranze, ariko Uwiteka yari kumwe nawe bigenda neza, niyo mpamvu uba uhumeka. Iyaba Uwiteka atari we wari uri kumwe nawe igihe wajyaga guseka, kubyara, iyaba Uwiteka atari kumwe nawe igihe bakubagaga indwara runaka, cyangwa se bakoreraga sezariyeni ubyara, iyaba Uwiteka atari we, na cya gihe wari utwite yanda, iyaba atari we uba warayikuye, kuko benshi bazigwaho, ariko kubera yuko Uwiteka aciye ikigoyi turambuka. Rero Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, kubera yuko niyo yahabaye kandi yarigaragaje. Kandi ni ukuri mpora mbabwira ngo ujye uhora wibuka Uwiteka, wibuke kumushima, kuko ni umunyembaraga, ni umunyembabazi, niwe ufite ubutware bwose, niwe ufite ubushobozi bwose. Ashimwe rero kubera yuko ari we wabidukoreye. Mu by'ukuri tujye tuyamanika tuvuge ngo iyaba atari we ntabwo hatuba wakiriwe. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.